Nk'ibisanzwe ni Claude, iyi ni Twidagadure Show. Ndagushimiye wewe wamaze gukanda subscribe kandi nawe utarayikanda, yikande tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye by'imyidagaduro, iby'amakuru agezweho ugomba kumenya, utagomba gucikwa muri rusange. Kanda subscribe kandi ukoreshe ya like na comment, tujye tubana umunsi ku munsi. Wowe ubyemeye bikore, kandi nawe utabyemeye ndabizi uzabyemera kuko mbagezaho amakuru y'ingenzi kandi wari ukwiriye kumenya, kandi amakuru yo mu ngeri zose. Top 10 film zahinduye amateka ya sinema ku isi, cyangwa se filimi 10 zahinduye amateka ya sinema ku isi, nibyo nkuzaniye nonaha. Wewe bamaze gukanda subscribe, reka dukomeze. Mu mateka ya sinema mpuzamahanga hari filime zagiye zisohoka zigahindura uburyo abantu bazibonaga, zikanagira uruhare rukomeye mu iterambere ry'uruganda rwa filime cyangwa se rwa sinema. Izi filime zose zagaragaje impinduka rero zikomeye mu ruganda rwa sinema, zerekana cyangwa se zikerekanwa hirya no hino ku isi nk'uko zibigaragaza. Iterambere mu ikoranabuhanga, ubuhanga mu nkuru, ndetse no mu buryo bwo gukurura abafana ba sinema ku isi hose. Dore rero filimi 10 zafashije rero guhindura amateka ya sinema kuri iyi si. Ku mwanya wa mbere filime yaje ihindura ibintu ku isi ni filime yitwa Titanic cyangwa se Titanic. Yakinwe rero mu mwaka w'1997. Iyi filime ni filime y'urukundo rw'ubutwari hagati ya Jacques na Rose, cyangwa se Jacques na Rosa. Yanditswe rero kandi iyoborwa na James Cameron, umugabo ukomeye cyane mu ruganda rwa sinema, wanditse filime nyinshi. Uyu James Cameron rero niwe wanditse iyi filime ya Titanic cyangwa se ya Titanic. Yabaye rero imwe mu zarebwe cyane ku isi. Yashimangiye uburyo bwo gukoresha ingengo y'imari nini mu gutunganya filime, aho yakoreshejwe rero cyangwa se yakoresheje miliyoni 200 z'idolari, ari nako rero yinjiza agera kuri miliyoni ntabwo yinjije miliyoni, ahubwo yinjije miliyari 2 n'ibice 194 by'idolari mu mazu yerekaniwemo gusa. Filime yaje ku mwanya wa kabiri ni filime yitwa Avatar, nayo yasohotse mu mwaka w'2009. Iyi filime nayo yanditswe na James Cameron, umwe wakoze Titanic. Yabaye umuyobozi wayo, aba n'umwanditsi wayo, ndetse arayiyobora. Iyi filime rero yerekanye iterambere rikomeye mu ikoranabuhanga rya 3D, ikaba yarinjije rero asaga miliyari 2 n'ibice 79 by'idolari. Ikaba imwe rero mu zigize cyangwa se mu zinjije amafaranga menshi mu mateka ya sinema, kandi nayo urumva ko yanditswe n'icyamamare n'umuhanga James Cameron. Ku mwanya wa gatatu hakaza indi filime yitwa Star Wars episode cyangwa se agace ka 4. Ikaba yaraje yitwa A New Hope. Nayo rero yasohotse mu mwaka w'1977. Iyi filime rero yo ni ya George Lucas. Yatumye habamo cyangwa se habaho impinduka mu bijyanye n'uburyo bwo gutunganya filime z'ubwoko bwa science cyangwa se science fiction. Ikaba yarinjije rero asaga miliyoni 775 n'ibice 5 by'idolari. Yagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'ikoranabuhanga rikoreshwa muri sinema. Ku mwanya wa 4 ngakuzana yitwa Godfather. The Godfather nayo yasohotse mu mwaka w'1972. Iyi filime iyobowe rero na Francis cyangwa se na Francois Ford Coppola, ishingiye rero ku gitabo cya Mario Puzo. Yabaye imwe mu zerekanye
neza ubuzima bw'abamafiya. Yinjije rero amafaranga asaga miliyoni 246 kugera kuri 287 z'amadolari. Ikaba yaragize rero uruhare mu guhindura uburyo abantu babonaga sinema. Iya gatanu wakwibaza ngo ni iyi. Ni filime yakunzwe cyane, yakinwemo ibice bibiri ndetse n'igice cya gatatu kikaba cyenda gusohoka. Gusa iyi filime ya gatanu umuwayikinaga mu gice cya mbere ari we bita type cyangwa se acteur yari yitwaga Wakanda, yari ihuje ubwami bwitwa Wakanda, bwabaga muri Afurika ahantu hari iterambere rikomeye cyane. Gusa iyo filime acteur wayo amazina ye nyakuri yitwaga Chadwick Boseman. Iyi filime yasohotse 2018. Urumva ko ari vuba cyane, atari ya kera cyane. Iyi filime rero uwo Chadwick Boseman yaje kwitaba Imana. Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Igice cya kabiri nibwo cyaje kugera gusohoka, gikinwa n'umuntu w'umunyafurika, umukobwa w'umunyakenya witwa Lupita Nyong'o. Iyi filime rero yitwa Black Panther. Wewe wakanze subscribe ugakora share, like na comment. Reka dukomeze ku zindi eshanu zisigaye. Iyi ya gatanu ni Black Panther. Iyi filime rero ya Marvel yayobowe na Ryan Coogler cyangwa se Coogler, yabaye ya mbere yerekanye ubuyobozi umuyobozi w'umwirabura mu mwanya w'intwari. Ikaba yaragize uruhare rukomeye rero mu guhindura uburyo abantu babonagamo sinema ndetse no kongera umubare w'abantu birabura, b'ibara ry'umukara mu ruganda rwa sinema. Ku mwanya wa gatandatu ni filime yitwa The Lion King, nayo yasohotse 94 cyangwa se umwaka w'1994. Iyi filime yatunganyijwe na Walt Disney. Yerekanye rero uburyo bushya bwo gukora filime, z'ubwoko bwa animation cyangwa se animation. Ikaba yarinjije rero amafaranga angana na miliyoni 968 n'ibice 5 by'idolari. Ku mwanya wa karindwi ni filime yitwa Parasite cyangwa se Parasite. Ikaba yarasohotse mu mwaka w'2019, nayo ni ejo bundi rwose. Iracyari mu filime akunzwe. Iyi filime y'umunyakoreya rero, umunyakoreya y'epfo witwa Bong Joon-ho yabaye iya mbere itavugwamo icyongereza, yegukanye igihembo cya Oscar cya filime nziza y'umwaka. Ikaba yarerekanye ko sinema mpuzamahanga ishobora cyangwa se ishoboka ko banashoramo n'abanyamerika. Filime yaje ku mwanya wa 8 ni filime yitwa E.T. cyangwa E.T. cyangwa se mu magambo arambuye ikaba yitwa The Extraterrestrial. Ikaba yarasohotse 1982. Iyi filime rero ya Steven Spielberg yatumye abantu benshi bongera kwishimira inkuru z'ibiva hejuru. Ikaba yarinjije asanga miliyoni 792 n'ibice 9 z'amadolari. Indi filime ya 9 niyo ngiye kukubwiraho. Kandi subscribe wowe ugeze hano bwa mbere, nawe hasanzwe like, share, comment, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Iyi filime ya 9 ni filime yakinnyemo icyamamare Neymar, wamamaye mu mupira w'amaguru. Uwo musore witwa Neymar Junior Santos wo muri Brazil, ndetse n'undi musore wamenyekanye cyane mu filime menshi agiye atandukanye meza nka Fast and Furious, n'indi yitwa ni filime nyinshi yakinnye, akitwa Vin Diesel cyangwa se Vin Diesel. Wowe byaterwa nuko ubisoma. Iyo filime ya 9 ni filime yitwa The Matrix cyangwa se Matrix. Matrix yandi irimo imbaraga zigiye zidasanzwe. Narayibonye, ifite ibice bigera muri 5. Iyo filime niyo yaje ku mwanya wa 9 mu guhindura rero ibintu kuri iyi si. Iyi filime yanditswe cyangwa se yayobowe na
Uwacu Whiskys yerekanye uburyo bushya bwo gukoresha rero ikoranabuhanga mu gukora amashusho, ikaba yaragize uruhare rukomeye mu guhindura uburyo filime zikorwa mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Wibaza filime ya 10 ari iyihe? Kanda subscribe tubane umenye izo filime. Nari ngiye kwirekana ukayishakira, ariko reka nyikubwire. Ngiye nitwa Claude, mbanazanye no kukugezaho amakuru meza cyangwa se amakuru ugomba kumenya nawe ukajya uba ku isi. Hari utuntu twinshi ugiye uzi ku buryo umuntu atagutungura ngo akubaze ku kintu runaka ngo urye indimi. Niyo mpamvu mba nkuzaniye aya makuru ngo nawe uyamenye. Iyo filime ya 10 rero yitwa Jaws. Jaws yakinnye cyangwa se yakinwe mu mwaka wa 1975 nibwo yaje gusohoka. Iyi filime ni ya Steven Spielberg, yabaye rero iya mbere yerekanywe mu buryo bwa blockbuster, ikaba yaragize rero uruhare mu guhindura uburyo bwa filime, cyangwa se uburyo filime zikorwa ndetse n'uburyo zerekanwamo. Ndabashimiye, yari Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni Twidagadure Show. Kanda subscribe wowe wageze bwa mbere, nawe uhamenyereye wibuke gukora like, share, comment. Tujye tubana umunsi ku munsi. Ndabakunda Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano. Turazikora ahangaha, dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788440888. Kaze muri Mambo.